mana yanjye asuba koko naba naragucumuyeho iki ku buzima bukomeze kunsharirira ari njye wari ubayeho ntonze umuryango akazi nari mfite kakaba gahagaze noneho umuryango wanjye urabaho uti kweri ngiye kwemera nkora igishoboka cyose kibe ikiyede bibe kudoda inkweto bibe kwikorera imicanga icyo ari cyo cyose ndagikora ariko nongere kubona hari ikintu ninjiza mu muryango mana ungende imbere kakazi nkabone ako ariko kose ndagakora ariko umuryango wanjye nongere kubona umeze neza. Fisi muhungu wanjye waramutse neza umeze ute? meze neza isura yawe waramutse nuko nsanzwe nkubona ntabwo umeze neza habaye iki? ni ibintu ndimo gutekereza ariko ntabwo tekereza ku buryo biguhindanya gutya isura yawe byanyu habaye iki? Musore nkawe ikibazo gishobora kugutera kumera gutyo wakimbwira? nta kibazo kiri grave gihari. Fisi muhungu wanjye mwana nkunda yanjye iki cyaguhindanije ni ikibazo niko mve gusenga nsanga umwana wanjye ufura mu bahungu ariko nta kibazo mfite kiri grave. reka ngusabe tujye mu nzu ndava mu gusenga nafashijwe ihe byiza twari dufite muri twibature ngwino tugende. Iya wibazi by'umunsi w'ejo byose ubimuganyire bibwire Yesu niwe nshuti ihebuje nta n'indi wabona imeze nkawe byose ubimuganyire. Amafi waramutse? Mwaramutse Aho imirimo yimereye nta niko bimeze papa fi. Umuntu nasize mu gitondo kiryamye gusize njya muri twibature. Mwaramutse neza ko numva se ibintu byose birakeye mu nzu habaye hashya televiziyo ndabona ntacyo utakoze none ko nari nasigaye ngwino hano Nikoye hari ibyo mbonye yibaza niba nawe ujya ubibona. ubu wabibonye se mu materaniro? Ntabwo ari mu materaniro. Sanze umuhungu wacu yigunze hariya yihebye yijimye yasheshe urumeza birangura ndavuga se bikifashe gute? ariko mbere kugira ngo ngire icyo mvuga ku muhungu wanjye ubundi amateraniro ko numva bagikomeje ukabuze utashoje byagenze hagiye kuba iteraniro ry'amahugurwa y'abagabo hanyuma rero hari korali iza kubana nabo kandi urabona ko amasaha ageze iyo rero natinze turi gutegura uburyo iteraniro riza kugenda. none abo ngabo bari muri repetition? Oya ntabwo ari repetition ahubwo ni ugutegura iteraniro kwa kundi baba bari kuramya no guhimbaza. Karagaciro. Korodino!
nk'imbwa wowe. ntabwo nari nakumvise. Ereza amazi. Ese ubu ibiryo bigeze he? Bigiye kuboneka. Kuva mu gitondo n'izi saa. Ariko havuga iminota mikeya nabigure ku meza. Uzi ko wajya mutetse amabuye. Iravuga se hisha vuba nifite gahunda. Hello? Oui. Madame mwiriwe? Mwiriwe neza. Sheri, amakuru. Ngosheri. Ase kunseka koko. Oya makuru ni meza ariko si meza cyane. Ese ino nimero ko mbona ariyo hanze uko mpamagaje gute? Yesu ugira ngo ndacyari wa wundi wahoze kunyiki. Ariko ko nisubiye koko mugore nkunda. N'umugore wahoze kunyiki ubu ngubu ntabwo gihari rero igihugu cyo hanze bimenye kandi nawe utegereje nk'aho uzagaruka ntabwo ndi hafi aha ngaha. Nabonye umugabo wundi atari wowe wahozaga kunyiki wari waranze gukizwa. Nabonye umugabo ukijijwe muri make Ku izina ry'Imana. Ariko shareka nkubwira abapasiteri barabashuka bakabahanurira ngo ntabwo kandi reba imyaka tumaranye ubu koko urantaye koko. Yari satani ni ukuri kw'Imana kandi satani urabizi ko ari umugome kandi njye nisubiye. Mana yanjye. Wabonye? Wabonye undi mugabo? Zeba. Ariko tu inkubisi yayo irayiturikiriza kabisa. Ntabwo namwenga. Gusa uko kumwana ntabimenza kendo. Gusa umwana musobanura mu buryo ku izina ry'Imana. uyu mwana naragerageje ntamubaza agaceceka ndagira nkubwire ko no kurya ntabwo uzi kwa kuntu yatamiraga ntabwo yakora ikimeze. Ese mwana wanjye nuko usa nari narabuze aho wenda nguhera ngo mbikubwire ariko igihe cyari kitaragera ndagira ngo ahubwo mwana wanjye tubabarire byagenze bite n'ababyeyi bawe ni ibiki wahuye nabyo. Naramubajije ntagira icyo ambwira akanyihurira. hanyuma tubwire. Dede murabizi ko nari mfite akazi kanjye kajyaga kabafasha namwe hano mu rugo nkagira ikintu mbafasha nk'ababyeyi. Ariko ubu tuvugana akazi kahagaze. Bosi yahagaritse bizinesi yatubwiye ko agiye hanze bizinesi iba ihagaze. Rero mwikwirenganya nk'ababyeyi ahubwo njye ndimo ndatekereza uburyo tugiye kubaho nk'umuryango natakaje akazi. Gusa icyo mbijeje nk'ababyeyi banjye nzakora buri kimwe cyose
igishoboka n'ikidashoboka, ariko icyo ninjizaga muri uru rugo mfite akazi kizakomeza cyinjire. Nzemera nibabaze, ariko nzashaka akazi ako ariko kose gasuzugurike kabe kazima, nzagakora, ariko hano nzakomeza kugira icyo mbafasha. ariko se mwana wa rwose utavuze byinshi, mwana wanjye, Imana niyitanga, igihe ni cyacyo. Ntabwo wakagombye kuba uko umaze iminsi, cyane muri iyi minsi ine. Ibyo nibyo byatuma uhangayika bene kariya kageni, mwana wanjye koko. Mama, Ndakumva mwana wanjye. ibo mbwira ntago nabura guhangayika, kubera yuko hari byinshi nagusezeranyije. Usiko ubushize nakubwiye yuko ngomba kugushakira umukozi ugomba kugufasha bitewe n'akazi ufite hano, uca hirya uca hino. Icyo sinkigezeho, yewe numvaga hari n'ibyo nshaka gukorera dade, nabyo ntago mbigezeho. Urumva rero ntago nabura kumva mpangayitse, ariko gusa ndabasezeranya ko ibyo nabasezeranyije byose nzagerageza nkakora igishoboka cyose nkasohoza icyo nakubwiye, kandi na dade nkamukorera ibyo nateganyaga kumukorera. None se mwana wa